Noneho reka dutemberane Kinshasa. Kinshasa ni muri Congo, umujyi mukuru wa Congo. Mwiza cyane, umujyi ukeye cyane, ufite imihanda idasanzwe, amashuri meza, ibitaro byiza, ni byinshi cyane wasanga Kinshasa. Kinshasa ni umujyi mwiza, ni umujyi ukeye, ni umujyi utuwe n'abantu benshi cyane, benshi koko, kuko urebye uko ungana, urebye imiterere yawo ni munini, imihanda iba yikubye kabiri. Urebye amashusho ukuntu ameze, reba nk'uyu mujyi koko wawugereranya n'uwundi mujyi utazi cyangwa se wabuze. Nkawe urebye noneho uko hateye, uko hifashe, ni umujyi koko usa neza bro, usa neza kabisa. Umujyi uri hafi y'amazi magari, umujyi usukuye, ndetse bitavuze yuko uracyubakwa n'umujyi munini kabisa. Umujyi ushobora kugenda umunsi wose ukirirwa uwugenda ariko utarabona uko uteye. Reba umujyi bro, manzi ndebera umujyi hano kugira ngo utazagenda uvuga ngo ntago watembereye. Mani, iyi ngiyi nidutemberane, menya ahantu ushaka hose kumenya, ahantu wifuza, ahantu utarabonaho mu buzima bwawe. Muri aka kanya tuvugana, hari benshi batarasohoka igihugu cyabo, bakaba bataragisohoka ngo bajye hanze, ariko bakajya bumva abaturuka hanze, bava mu mijyi itandukanye, ugasanga bari kubabwira ibibera hanze, ariko bo bataranasohoka ngo bamenye ibibera hanze. Ubu ngubu rero uyu mwanya niwo ngomba kujya mwereka ibyo hanze byose, yaba ari imihanda, yaba ari amazu meza bro, amazu meza yo mu gihugu runaka cyangwa se yo mu gihugu cyacu, ariko ukamenya ngo hateye hate, ku buryo ushobora no kwitwaza amashusho warebeye hano cyangwa se video uri kureba, ukaba wagira amahirwe ugiye muri icyo gihugu ugasanga ni kimwe, kuko ibintu mbereka ni ibintu biri special bro, ni ibintu biri special, ni ibintu bya nyabyo, ntabwo ari ibintu wenda mba nagiye hariya ngo ntihateranye. Ahangaha ni live, turi live Kinshasa bro. Iyi ni gahunda ya dutemberane, nizere ko ugomba kujya uyikurikirana. Niba utarakora subscribe uyikore, mwibutse like, comment, kugira ngo nkomeze kubakorera utuntu turyoshye cyane, utuntu twiza cyane utarabonaho n'ahandi. Noneho kugira ngo umenye n'ahantu hatandukanye, ubuce butandukanye, uzi n'uko hateye ariko utarajyayo. Ahangaha ni Kinshasa, umujyi munini cyane kandi wegereye amazi menshi cyane, ariyo amazi ushobora kuba anyuramo ubwato bunini, ubwato butandukanye, bunini cyane kabisa, ushobora guheka nk'amamodoka nkangahe, apakira manini cyane, agapakira birenze. Uyu niwe mujyi wa Kinshasa. Nkwibuke ko ari umujyi mukuru wa Goma, ni umujyi mukuru wa Congo Democratic of Congo, ni umujyi wa Congo. Ahangaha rero ndimo kugenda mbereka uko hateye, uko haforomye, mwereke neza ko ari umujyi umeze neza cyane, kandi nawe ushobora kuwukunda nyine mu gihe waba wawugezemo, waba wabashije kuwinjiramo. Ahangaha ni Kinshasa, kandi ndakeka murabona stade yaho bro. Iyi ni stade Tata Raphael. Iyi ni stade ya Raphael ibera i Kinshasa. Hari amastade menshi Kinshasa atandukanye, noneho ushobora kubona kandi menshi cyane. Iyi ni imihanda itandukanye, mwibutse yuko ahangaha ari Kinshasa. Icyo wabona cyose ahangaha, uko hateye, uko haforomye, n'ubu kuri uyu munsi wa none, ku banyumva banankurikiye, ahangaha ni live, ahangaha nta gihinduka, ahangaha ni
niho Kinshasa kabisa. Ahangaha uyu mujyi wose ureba ukuntu uteye, murabona ariko ukuntu ukeye. Uyu ni umujyi bro, uyu ni umujyi nakubwiye ko ushobora kuwugenda umunsi wose amasaha 24, ukongeraho n'andi 28, ubwo ushobora kugenda nk'iminsi igera muri 5 utarawurangiza kandi utaranamenya n'agace ko gateye. Urabona amazu arimo bro, aya ni amazu menshi cyane, aya ni amazu y'abaturage batuye umujyi wa Kinshasa. Murawubona ariko wose mba nawuberetse uko wakabaye bro. Njyewe nzajya mbagererayo mbereke uko bimeze. Nta mpamvu yo kwicara utaza ahantu nyaburanga bro, utaza ahantu hatandukanye, utaza ahantu kubujya umuntu ashobora no kukubwira ati njyewe ndi Kinshasa, ukaba wamubwira ati noneho tambika naha ugera kuri stade iyi niyi, ugere ku muhanda uyu n'uyu, ugere ku bitari ibi n'ibi, ugere ku mashuri aya n'aya, kandi wibereye ahantu uri. Ariko kubera kuba warabibonye nka hano muri video mba nabakoreye, mba nabazaniye, wowe ukaba wamubwira ubuce butandukanye bro, ukaba wimereye nk'umuntu wibereye nk'umuntu uri kuri map byibura tu. Ariko map ntago irenze kurusha ibingibi, kubera ko ibingibi byo bikwereka amazu bro. Iyi ngiyi ni live, ushobora kumwereka uko ibatiri, ukamubwira ati njyewe ndi kwinzi iyi, jya kunzi iyi, wowe urasanga isa uku nk'uku. Iyi ni gahunda ya dutemberane. Menya umujyi, menya hariho hose bro, menya quartier, umenye quartier zo mu gihugu zitandukanye, umenye ngo hano ni Kinshasa, umujyi mukuru wa Congo bro. Uyu ni umujyi urenze, ugomba kujya umenya ngo iyi ni gahunda ya dutemberane, izajya ibagezaho buri kimwe cyose ukabikurikirana fresh. Menya neza quartier bro, nta mpamvu yo kwicara utarambuka igihugu, nta n'ahantu uragira bro. Ariko urayibona, iyi ni imihanda ya Kinshasa bro. Ahangaha ni muri downtown, nizere ko hano urahabona imihanda igiye ica munsi bro. Iyi ni imihanda igiye ica munsi indi gaca hejuru. Ahangaha ngira ngo urahabona bro, iyi ni imihanda bro, urayibona. Ariko urabona ko rompuwe yaho ukuntu iteye bro, ukuntu iteye yo iratangaje. Ni rompuwe iteye ukundi kuntu, iforomye neza nyine kurusha indi mijyi nyine uko yabiteye kose, ngire ngo murabibona. Uyu mujyi rero, kubaza amateka yawo, uyu mujyi wabayeho mu gihe cya kera ariko utabasha kwimagina. Uyu mujyi wubatse kera bro. Iki ni igihugu kirenze kabisa, gifite amafaranga. Iki ni ikigo gikomeye cyane. Noneho ahangaha mureba bro, izi ni inyubako bro. None ahangaha uba usanga ari amafactory menshi cyane, cyangwa se amazu akubiye bro, aba afite imari. Urabona ko ahangaha ni kuri English Parliament. Ahangaha murahabona uko ngenda mbatembereza umujyi, ngire ngo byose muri kubireba uko byifashe, uko biteye, uko hateye, imiterere y'umujyi bro. Ngire ngo hose mugenda kuhareba. Hani muri Kinshasa. Uyu niwe mujyi wa Kinshasa ukomeye cyane, umujyi mukuru wa Congo. Ngire ngo murahabona ahangaha niho quartier ya Kinshasa. Aha niho muri Congo. Wowe utari wahazi, kandi mbibutse yuko iyi ngiyi ni gahunda ya dutemberane. Menya quartier, menya imihanda bro, menya ahantu utigeze ugera naho wageze, kandi ugomba kumenya ngo bimeze bite, ese hari icyahindutse, ese hari icyari cyagira. Ahangaha ho niho ugomba kumenya. Aya ni amazu menshi cyane atandukanye, amazu
akeye cyane bro, imihanda myiza cyane. Izi ni karitsiye mba ngenda nkatagatsamo mugenda muzibona zose uko zakabaye. Nkwibutse yuko utagomba kugira n'akantu na kamwe kagucika ahangaha, ugomba kumenya karitsiye ngenda ngutemberezamo bro. Nimba rero ugomba kumenya ngo ni yolo ahantu hose bro, ahantu hose ukahagata ukamenya karitsiye. Amazu kongira tuwe bro, kongira tuwe irimo abantu. Ntuzumve ngo ni igihugu ngo kibamo intambara, ngo ni igihugu kibamo abantu benshi batandukanye, imitwe y'iterabwoba, ngo wumve ngo ntago ari igihugu. Ni igihugu cya danje kandi kirimo abantu bro, kiba kirimo abantu benshi cyane, ahantu heza cyane, ahantu haba hari imihanda imwe inyuze munsi indi ikanyura hejuru, ahantu hari imihanda iteye ukuntu, iteye ifite forome yayo, nta handi kopeye, nta n'ahandi bayibonye bro. Ari ahantu harenze bro, ahantu hateye ukuntu hateye man. Uyu ni umujyi w'amafaranga, uyu ni umujyi w'amafaranga. Yaba ari umuturage waho, amafaranga yiwe usanga yabarira mu madolari bro, usanga yabarira mu madolari, mu mayero, mu mashiringi bro. Ayo ni amafaranga arenze, amafaranga utavuga ngo ugiye kuzana ngo ayahandi se ngiki ngo udufaranga. Hano babarira ku mafaranga ay'amadolari bro. Usanga nk'umuturage waho aba afite nk'amafaranga agera muri miliyari bro z'amadolari, miliyari z'amadolari. Apana uduhumbi, ngo duhumbi wapi, hano ntago tubara bro. Ahangaha aba ari umujyi w'amafaranga, kandi niyo waba ari umujyi w'icyaha. Urabona ko Kinshasa, mbibutse yuko ayangaya mureba ntago ari inzira cyangwa se umuhanda. Iyi ngiyi ni amazi, kuko wumva ngo Akagera, kuko wumva Akagera cyangwa se wumva Nyabugogo, kire ngo murawiboneye, murahaboneye. Hariya niho amazi anyura agaca mu mujyi rwagati. Aho urabona ko hakikijwe n'amazu menshi cyane. Uriya ni umugezi mwari mubonye, ntago ari umuhanda bro. Urumva hano hantu rero, izi ni karitsiye ziteye ubwoba. Ahangaha mureba haba harimo amazu bro, murabona kacucitse, murabona kameze ukuntu nta n'ahantu wahumekera. Ahangaha rero, ahangaha niho ubona ko hakunzwe, ahantu hari abantu benshi bro, ahantu ushobora kujya ukaba washyira inyubako yawe, ukaba wagura ikibanza ukubaka mu buryo bworoshye. Kuba wifitiye amafaranga yawe bro, ni ibintu byoroshye kabisa, ni ibintu byoroshye. Ahangaha rero usanga nyine ari amazu ya kera, ariko nanone iyo yarebeye nko mu mpande aba ari amazu asa neza, avuguruye, amazu meza cyane. Aha hantu rero ndanahagutuye bro, ahantu ndahagutuye kuko ni ahantu hameze neza cyane, ahantu ubona ko hasa neza, ubona ko uyu ni wa mugezi nakubwiye. Uyu ni umugezi munini cyane utuye mu mujyi, uca mu mujyi hagati ya Kinshasa. Umugezi munini ushobora gukuramo ifi waba wumva wisonzeye, cyangwa se wumva iki ukajya kwirobera. Ni umujyi munini bro, uyu ni umujyi munini. Mwibutse yuko ahangaha ni Kinshasa bro, umujyi uri iruhande y'amazi, umujyi uri iruhande rw'amazi magari, yaba ari ibishanga, yaba ari ibiki, ndetse ahantu hatandukanye. Nk'ubu ndebera ahangaha wambwira ko ari ibiki bihabera. Adana Ministries, ahangaha ni ahantu haba hatandukanye, ari ubuce butandukanye kandi bwiza cyane utapfa kubona, cyangwa se ngo wimagine uvuga ati ubu ni ubuki cyangwa se ibi ni ibiki. Mwibutse yuko ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo n'abagukorera bino biganiro babone yuko byibuze abantu afite ababwira cyangwa se yereka uduce dutandukanye bro.
duce dutandukanye ushobora kubona ugakunda kabisa, ushobora kubona ukishimira ukamererwa neza. Nkwibuke yuko ibi byose nubwo mba mbikora, nubwo mba ntuje mbere ku tuntu tundi, ahangaha rero ni wowe mwanya nkwereka aho mperereye, nkakwereka location ariyo Clodonier, ngahita nkujyana ahantu mba nibereye, nkorera utuntu twanjye. Nkwibutse yuko nawe ni umujyi, naho mba n'ahantu mba ni umujyi ukomeye cyane, umujyi wa Kigali niho mba nibereye bro, mba nibereye Kigali aho bita iruhande rwa Faisal kabisa, niho mba nturije ewana nkora utuntu twanjye. Ahangaha n'ikindi Faisal Hospital Rwanda, ku ruhande gato hakaba ari Helpad Hospital, ahantu haparikwa drone, reka nyite drone izana imiti hano ku bitaro kuri Faisal. Ahangaha rero nizo karitsiye zanjye aho mba mperereye, nkorera akantu ku kandi, nkanda kandi nakariya hose niberereyo kabisa, ubundi nkabageza ahantu nawe ubwawe wakwishimira, nkakugeza ahantu heza cyane, nkagutembereza isi. Ahangaha rero murabona ko nanjye mba ahantu hasobanutse. This is my location, iyi niyo location yanjye, aha niho mba nibereye kabisa, nkorera utuntu twanjye nipoye. Ahangaha rero niho bita Kacyiru, aho bita ku bitaro bya King Faisal bro. Ahangaha niho mba nibereye nkorera utuntu twanjye kabisa. Murabona ko ari umujyi nawo uteye neza cyane, umujyi ufite igishanga hasi, ariko nanone igishanga giteguye neza kabisa, igishanga giforomye neza cyane, naho buba ari ubwiza nyaburanga. Ntabwo ari igishanga kiba kiri aho ngaho bahingamo ibijumba ni wapi bro, kiba ari igishanga cya danje kimeze neza, baba barateguye bro. Ahangaha murahabona mba nibereye kuri King Faisal Hospital, ku ruhande gatoya mu mazu aba ari ku ruhande, ntago mba ntuye mu bitaro ze baturamo, mu bitaro baba bagiye kwivuza bro, mu bitaro baba bagiye kwivuza.